isi igenda tugenda tubona AI nziza zishobora kudukorera ibintu by'ibitangaza. Muri iyi video ngiye kubereka AI igufasha kubaka website iri professional. Ya website yafataga wakora no mu gihe cy'ukwezi ikayigukora mu minota itarenze 5 kandi ikaba imeze neza cyane. Kwa bayihumukira akakwishyura kuba ikoresha muri business yawe. Iyi ni business opportunity ku banyeshuri kuri kaminuza, murangije segonderi, abanyeshuri mwarangije ko mutarabona akazi. Iyi ni business opportunity. Ntabwo bisaba ko ufite ubumenyi kuri coding habe na gatoya cyane. Ndabereka uburyo ushobora kwifashisha ChatGPT ukabihuza niyo AI yindi warangiza ugakora ibintu byitanga. Ntuze ucika. Unity Shasam ari bakumbuye. Google yawe wandikemo, uragera muri Google yawe wandikemo lovable.dev. lovable.dev. Urangiza atakwingukirana ameze gutya, murabona ana amaproje abantu benshi bagiye bakora. So reka nawe mbere iyo nakoze mbere iyi ngiyi ubona ko iyi ni website irangiye nakoze nkoresheje lovable.ai. murabona home akayibu keza. Iyi guys uyaye nk'umuntu wo muri kiste ngayikore bishobora kumufata nk'icyumweru kugira ngo akore akawebu keza kameze nk'uko, ariko mu minota nk'itanu, minota nk'icumi umaze kubona iyi website imeze gutya. Iyi ni business opportunity sorry. Iyi ni business opportunity utabugomba kugira ute kwitesha, especially kwa muri kaminuza, abanyeshuri ahantu hagiye mutandukanye, gutangira kwihangira imirimo, mwubakira abantu ama website. Ndaza kuza kubereka uburyo ushobora kugira ute, uburyo ushobora gutangira aka business ka side hustle ugatangira gukorera abantu amafaranga. So rero website platform tuza gukoresha ni lovable.ai. Iyi ngiyi irimo irabikora cyane, ntabwo ukeneye gukodinga nta kintu na kimwe, wowe gusa no kumenya uburyo uyiganiriza, no kumenya uburyo promptinga, warangiza ukata ko uza ukayiha promptanga. Muri tutorial tugiye gukoresha iyi ngiyi ni projet y'umukiriya yamaye ngomba kumukorera, yamaye description yayo muri kwibona ni Hello John's Coffee and Unforgettable Tree, you know, ibi ngibi ni byo yamaye. So noneho ngiye gufata bino bintu ngiye gufata bino bintu umukiriya yamaye, nindangiza mbijyane muri ChatGPT nyibwire inkorere prompt. Iyo prompt niyo nza kuza kugira ute kuza guha lovable.ai kugira ngo lovable.ai inkorere website nziza y'uyu mukiriya. Bikumvikana aho kugira ngo ngende hano muri lovable.ai ngende kuyubusobanuro bwinshi cyane, nta sinabisobanuye neza. Ndabanza ngende mbwire ChatGPT mbwira ati wowe nkorera discussion ibintu cyangwa se wowe nkorera prompt nziza nza kuza kubwira lovable.ai kugira ngo ingire ute inkorere app. Ngo ndazanga akabona ubusobanuro, description iyi business y'umukiriya amaye kumukoreramo website. ngo yatenda create a professional prompt from this client data so that I can give lovable AI to help me design the website. So ikintu nyibwiye ndayibwiye ngo igenda ko bino bintu nyine by'umukiriye, wowe ni inkorere prompt. Mbibutsa ko prompt ni message uha AI kugira ngo AI iguhe neza product uri gushaka kigukorera. Iyo utazi gukora prompt neza rero biragorana cyane ko ibintu byaza bifite quality. Buriya umuntu uzakurusha gupromptinga neza AI mu minsi iri azaba kurusha ibintu byinshi cyane. Niyo mpamvu mugomba kwiga mugashyiramo ingufu ukuntu mwakora prompt. So rero ChatGPT igiye kumfasha gukora prompt. Iyo prompt ndaza kuza kuyijyana
muri lovable.ai inkorere website. So ngiye kubikopiya, copy bipastinge muri ChatGPT, ngihe ingirute inkorere prompt. So murabona ko ibintu byose igize ute, ibintu byose ibinkoreye. So ndafata bino bintu mbikopiye, bino bintu ChatGPT nkoreye, nze mbigira ute, nze mbanze mbipastinga hano mbibereke ibyo ChatGPT nkoreye. Wana iri kumbwira ngo website design prompt he have John's coffee and forgot tree brand essence. Yabanze sobanura brand essence rayimbwiye, nubanga ibingira iri gushaka kubibwira Lovable AI. Imbwiye goals of the website to create visual stunning, emotional, resonant tone. Irayisobanuye emotional and poet, elegant design. Imaya amabara ngomba gukoresha deep brown, nuvango ni na amabara yinuze ya coffee, warm. Ima typography tugomba gukoresha irabimaye, ama image tugomba gukoresha irabisuggestinga byose. Ibi nari suggestinze byose niyo ngiye kugira ute, nibyo ngiye gupastinga hehe muri lovable.ai. Ariko tukiri hano urabanza uzanga uze kuri get started, ubanze uzigira ute uloginge in with Gmail yawe. Uhitemo ahantu ushaka kwikoresha kuri YouTube, personal project, educator, website. So boom, maze nkora gitsa nine pastingemo ya madata yose nagize ute, ya madata nkuye muri ChatGPT ndangiza nze ngira ute nzeme. Murabona ko ndaza nemeze notification kugira ngo nirangiza ize kuza kunyuza. Murabona ko irimo yurute, irimo creatingira, irimo irankorera ya app yanjye. Murabona ko imirambwa ibintu byose iri gukora ngaha ngo deploy, ibintu byose irimo yurute, irimo bikora. Murabona ko ngaha Anoko inambwiye ngo I will case stunning emotional resonant website for heavy coffee that capture spirit and for trees and Rwanda coffee heritage. Design vision irayimpaye byose irayivuza hano igiye kuyirute, igiye kuyicreate. Guys, mbabwira ko mu mugomba kwibagirwa gutekereza ububi bwo kubona amafaranga nk'ubwa kera. Ubu ngubu turi mu kinyejana cya AI, aho umuntu utazaba ufite umenye kuri AI ashobora kuzabura iki, kuzabura akazi. Ariko umuntu ufite ubumenyi kuri AI ndakurahiye ni gakeya wagira ute wabura akazi. Ibi bintu kubikora kera byabaga bisaba abantu bafite ubumenyi mu bya coding. Uyu munsi nta coding ni mukeneye kugira ngo utangiye kubaka website nk'ingiye. Ubu ngubu ubumenyi musabwa kugira kurenza ubundi bwose n'ubumenyi kubijyanye na marketing, kwamamaza, kubona abakiriya. Akazi ko mu office rwose bizagorana cyane kukabona, ariko ku muntu ufite ubumenyi kubiye no kwamamaza, umenye kuri AI n'ibintu bitandukanye, mu minsi iri imbere rwose I'm telling you ko uzabugize ute, utazabura amafaranga. So mbere ko dukomeza na video yacu mu rwego rwo gufasha abantu, kimwe mu bintu umuntu akwiye kumenya kugira ngo byaze umusaruro neza AI nicyo twita prompting, cyangwa se uburyo uganiriza
AI mu rwego rwo kubafasha nabandikiye agatabo keza kerekana uburyo butandatu umuntu aganirizamo AI. Reba muri description bazakuza kubona link wi downloading n'ubuntu. Gusa wibuke gukora subscribe kugira ngo twubake umuryango w'abantu babyaza umusaruro internet by'umwihariko AI. Bye bye. Zoro. Wow. So murabona ko sinabyita gutera. Urabona ko website yacu gizute irarangiye. Unforgettable tree, urabona route ni Rwanda muri kwibona message zacu muri kwibona hanga ama image yakoresheje yabikoze neza cyane muri kwibona. Iyi ni website yacu irarangiye. Ture tuzanga muri preview. Tuzanga turangiza tugira ute hano tuze hano hejuru iburyo tuyipublishing. Niturangiza we publish our website. Ona kanga munsi irimo publishinga website yacu aka karingi ndaza ngakopy hano ngakandeho nse ndebe mu byukuri website yacu imeze. Umuntu ufite nkaga coffee shop, umuntu ufite iyi website muri kubona imeze neza gutya, murabona ninde utayikunda? Muri kwibona, muri kuba nawe. So business noya aya ma website wayikorera iyi website. So noneho reka tugaruke tuzanga ushobora no kuzanga ukaza kuri edit no kuvuga iki nukananga ibumoso bwawe kuri edit. Hano aya magambo wakandikamo ayo ushaka, urabona ko wakandikamo ayo ushaka, wahindura font. Hano urabona ko ushobora guhindura font ukayivana ahangaha ukayigira large, small, large, extra large, ukayigira nini cyane. So ushobora kuza ugahindura amabara yayo ko alignment byose wagenda ukabigira ute ukabihindura. Hano ushobora kubihindura bino bigamikwa kuba bino bigamba ari byinshi. Hano ukagira ute kaza ukabisiba. Hano ibyo udashaka ukabikuramo ukayeditinga yose hano neza. Isi kaza ukabihindura. So rero ku bantu mukunda gukodinga ushobora no kuzanga ukareba code. Save ibyo umaze kweditinga anga uri bukaza ukagira ute ukabanza ukabisavinga anga nibwo bikunda. So ushobora no kuzanga munsi kuri footer hano kuri edit hano ukaza ukeditinga muri kwibona. Ushobora no kuza ukeditinga hano nako wakeditinga button ukibona kanga waza ukeditinga iyi social media ukayeditinga ugashyiramo link ushaka yawe. Hano muri kwibona hano ukaza ukabyeditinga ugashyiramo ibyo ushaka. Warangiza hano ari amakode yayo ushobora kutakugira ute udownloadinga zino code zose ukaza download file. Ushobora gufata aya makode ukadownloadinga ukagira ute ukajya kuyihostinga. So muri kwibona ahangaha so ushobora no kuza kuyisharinga, ushobora kuyisharinga kuri email, ushobora kuyishyira kuri public. So ikindi ahangaha ushobora kugura icyo twita custom domain. Custom domain nuvuga ngo tuvuze nka afrinovators.com. Iri zina afrinovators.com iyi ni custom domain. Ingi afrinovators.com iyi ni custom domain. Ni izina nyine ryayo ushobora kuvuga ati wenda .com, .org nimba ari NGO. So urumva ko iyi website wazana ino zino ukagira ute ukarigura. Aida ushobora kurihuza ku giti cyawe cyangwa ukarigura ahangaha. Bivuze ngo iyi website umukiriya ashobora kuguha ibihumbi nk'ijana ukaza ahangaha kuri Rovable.ai ikagukorera iyi website warangiza ukagura domain. Icyo babasha kuvuga ni bino ibi bintu hano muri kubona ntago zawo umukiriye bino bintu biriyo nyine ngo 3rootd revival Rovable. Ibi bikava bakajyaho
izina ryawe rirangizwa na .com cyangwa se na .rw. bivuze iki? Iyi ni business opportunity udakwiye kwitesha. Ibi bintu ntabwo bigoye, ni app ebyiri uzakoresha ChatGPT igukoreye prompt imeze neza, nurangiza ubiza muri Lovable.ai, nurangiza uzene muri Lovable.ai. niba ushaka kubishyira ku rundi rwego ushobora kuzanga ukagira ute uka-upgrading. na amadolari 25 ku kwezi, ariko uri gutangira nabwo ukeneye amafaranga kuyatanga, ariko n'amadolari 25 ku kwezi ukubaka ama website ushaka. Amadolari 25 arimo around ibihumbi nka 30-40 gutyo. Iyi ngiyi rero ishobora kugira ute, ishobora kubaka ama website ni 10. niyo wacu umuntu ibihumbi 100 kuri website, ubundi website tuyubakira 250. So rero iyi ngiyi ni business opportunity. Bantu banjye, bantu mumurikira, mudakwiye kugira ute, mudakwiye kwitesha, mugomba kugira ute, mugomba kubyaza umusaruro iyi Lovable.ai. ndatumira abana muri rangiye segonderi, abana muri kuri kaminuza, abantu mwaranye mudafite akazi, aya ngana ama side hustle. ubutaha tuziga uburyo ushobora kugira ute, ushobora kubonamo abakiriya. uyu munsi mbigishije uko ushobora gukora website nta bumenyi na bukeya ufite, ukubaka website nziza nk'iyi ngiyi, website imeze neza gutya. website iyi ngiyi rwose ndaza kuza kuyiha umukiriya, ndebe comment aza kuza kumpa nta kintu na kimwe ngize ute, nta kintu na kimwe mpinduyeho, ndebe mu by'ukuri araza kuza kumbwira gute. ariko icyo nzi neza nuko iyi website ikoze neza. niba muri kuyibona nuko no kuri mobile igaragara no kuri telefone. ubundi kugira ngo uzabone abantu bakubakira website igaragara neza kuri telefone no kuri laptop biba bigoye cyane, ni bake bakora ibi bintu. no mpamvu ugomba ibintu kugira ute kubyiga. guys, mu gihe cyiza ubumenyi ukeneye ni ubumenyi bwo kwamamaza no kubona abakiriya. ubutanzabigisha uburyo wamamaza ukabonamo abakiriya. bye bye.